Pastor na madame mu cyubahiro Imana yabahaye mwakwihangana mugahaguruka mukabanza mukadusuhuza kandi tukabaha n'umwanya mukaduha ikaze mu rugo iwanyu n'ubundi mwari duhaye ariko muduha ikaze kugira ngo murusheho kwakira abashitsi bose bageze aha ngaha mu ncamake kugira ngo turusheho gukomeza kugubwa neza no kunezerwa ibindi turabikomeza muhaguruke bahaguruke dukomera Imana amashyi mu izina rya Yesu Kristo babanza bakadusuhuza agatera haleluya natwe tukikiriza ngo amen ya yindi y'imbaraga haleluya haleluya amen haleluya haleluya amen haleluya haleluya amen sana murakoze cyane ariko yavuga mu rwi wacu ari utumva ikinyarwanda kavuye mu kinyarwanda kinaha turanezerewe turabashimiye cyane iki gikorwa mwakoze cyangwa se cyo kwirushikanga mudusanganira cyangwa se muze mu kirori cy'Imana yakoze igitangaza ku buzima bwanjye kubaho kwanjye ndabashimiye Imana ibahereze umugisha kwitabira bwanyu bakira amashyi mu izina rya Yesu rero aturenze abashumba ba bishop Imana bagire neza cyane tukaragiye rwose tumeze neza Imana ibongera iminsi yo kubaho abakristo mwese n'abadukunda mwese twabonye tubafite ntacyo tubaye ndawundi murengezi tumeze neza cyane tuva mu bwiza tujya mu bundi Imana ibongera iminsi yo kubaho murakoze cyane turabashimiye Mungu awabariki sana hani yakwicara turaza kubaha akanya ko kuvuga imva mutima zabo Yesu nashimwe cyane ngira ngo tumuza benshi nyine kariya kantu kari mu ijosi mubona atakambara si byose ubu hari impamvu yakambaye twabigize ibanga ntabwo ari twe dushinzwe kubivuga cyangwa kubisobanura ariko ntekereza ko mubonye akambaye hari n'impinduka si byo hari birashoboka kandi hariya hirya naho hari ifoto mwayibonye murebe hariya hejuru yacu hagato twicaye muri kubona ko irangofero yambaye nayo ifite ikisobanura si byose ubwo mu kanya ababishinzwe baraza kuza kubitugezaho ariko nihuse nka MC nyine ngira ngo ngewe muranzi nge banyita Kazungu niryo bampimbye numva muvuze ngo banyita Kazungu ariko amazina yanjye bwite ari mwirangamuntu nitwa Habimana Bonaventure nkaba ndi umushumba amena kandi nkaba ndi umuto wo mu batoya muri bene se Imana iduhana umugisha rero ndanezerewe kuba ndi hano kandi kuba ndi kumwe n'ababyeyi icyubahiro n'ikimana hano imbere yanjye rero muri kuhabona abagabo basizwe batoranijwe sibyo uyu munsi ntabwo ari umugisha kubonera abapasitoro barenze 10 icyarimwe ngira mugenze ngo uyu munsi ntabwo bisanzwe ntabwo bisanzwe kubona abagabo bangana gutya 10 bicaye imbere yawe nyaboneka ni ibintu bibaho ni imboneka rimwe sibyo se ni imboneka rimwe uyu munsi ni umunsi w'umugisha rero ntatinze ndagira ngo tuze kwakirana maze kubibwira ariko muri hangana nze kwakira kubw'igihe twakira aba bagabo bari imbere gusa sibyo baribo baza kutwibwira n'abandi suko ndibuze kuba mbapfobeje ahubwo kubw'igihe twese nitwakwivuga ngo tubivemo muze kunyihanganira ariko aba baturi imbere turaza kugira ngo tubahagurutse baze kutwibwira mu byubahiro byabo kandi buri wese mu buryo bwe Imana ise kuduhana umugisha mu izina rya Yesu zitukwamo nkuru dufite umubyeyi wacu hano twese twubaha cyane watureze abakozi b'Imana benshi twigiye ku birenge bye ntabwo nakwakira abandi tutaramwakira gatonze twakire nyakubahwa Bishop Ruzagiriza Boniface mushumba wacu umukozi w'Imana Pastor Bonaventure nanjye mu myemerere tumuha amashyi rero nuko nyine ari ngombwa bibaye ngombwa ko banyakira ariko nge nibizi bose ntimuravunga izina ryanjye ariko ndazo uburyo buhagije n'abana niki aranze uzagira nujya no muri gare ya Gisenyi ubwo umumotari utifata njyana kwa Ruzagiriza basi
nta muntu utanzi twarabanye hano ndashima Imana ko ngeze mu zabukuru mu busaza bwanjye ntanduranije ntawe rwose ntawe umfataho ijambo yego ntawe ukundwa na bose ariko no wavuga yabaze ko ambeshye yaba abizi mu mutima ati ndamuhamije ariko ndamubeshye rero urakoze Kazungu twijihije ubu bukwe twatumiwemo turanezerewe rero kububamo kandi n'abana bacu si ibitsindwa s'abakuru twishimiye kuba aha hantu kandi namwe mwese tububwe neza dufatikanije mu izina rya Yesu amen. Amashi murakoze reka ngira ngo Bishop David turaza kumwakira ari we duhana kandi kanya ko tuwe turamusanganwe n'uwacu nk'umushitsi mukuru hano nanone reka duhe uri hirya ya Bishop David nawe adusuhuze tumuhe kaze ngisha vanvi nyuma ntagusitara Yesu nashimwe dushimiye Imana cyane idushoboje kugera aha ngaha muri ibi birori bya mwene data umukozi w'Imana rero turanezerewe kandi twishimiye kubana namwe nitwa Pasiteri Felicien Tungimana Imana y'umugisha amen. Reka twakire na mwene data wicaye nanone hirya ye gato nawe adusuhuze atwibwire muri uyu mwanya. Haleluya. Amen. 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 Murakoze Imana ibahe umugisha. Amazina ni Pasiteri Mushimiyimana Omar nk'ibisanzwe. Wakwibaza ngo kubera iki harimo iry'abisilamu ariko Imana ni ibizi. Amen. Nkaba nkorera umurimo mu itorero Creme Ministry rikorera muri aka karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba. Creme ni ijambo ni mu magambo ahinnye ariko mu magambo arambuye ni Christ Light of Africa. Mu magambo y'Ikinyarwanda ni abakristo bo muri Afurika b'urumuri. Amen. Amen. Ibindi Uwiteka akomeza abandi natwe Imana ibahe umugisha. Amashi ku Mana turakwakiriye mu izina rya Yesu wicara ugubwe neza hano iwacu. Reka twakire nuri hirya ye nawe atwibwire adusuhuze mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana. Yesu asifiwe. Asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Ahimbazwe. Turabashuhuje rwose mu izina ry'umwami wacu Yesu. Amen. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Ari mvuze ngo amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Amen. Sema haleluya. Hanyuma ndanezerewe cyane kongera kugaruka muri kano karere. Ejo bundi twari naha ariko uyu munsi nejejwe n'Imana mu mutima kongera kubona aya mashusho. Bwana asifiwe sana. Iyo mbonye umuntu numva mbonye Imana. Tuvuge ngo amen. Kubera yuko Imana yaravuze ngo tureme umuntu ase natwe. Siko bimeze. So mbonye umuntu rero numva mbonye Imana. Yego ira mugenzi wawe ngo urasa n'Imana. Haleluya, haleluya. Ya nitwa Bishop Buhungu Abeli. Ababyeyi niko banyise Buhungu Abeli. Impamvu nuko twavutse turi ubuhungu bwinshi. Tuvuge ngo amen. Duhereze Imana yacu icyubahiro. Ndi umwana wa karindwi ubwo ndi nyandwi kandi guhera ku mwana wa mbere turabahungu gusa. Ariko inyuma yanjye haje kuvuka abandi bakobwa batanu bakurikirana. Tuba 12 hapfuye umwe dusigaye turi 11. Hanyuma muri abo bahungu 7 turaba pasiteri 5. Tuvuge ngo amen. Haleluya. Haleluya. Mwankunze nzahore ngaruka. Imana ibahereze umugisha. Rero ndashima Imana cyane kubwa Bishop Claude ni inshuti yanjye. Ajya mbwira amagambo meza nkumva umutima wanjye urishima. Ntabwo nari buze kubera ko napfushije umubyeyi wanjye muri iyi minsi. Napfushije mama bamushinguye ku wa 3
rero nari namaze kutangaza yuko ntazaza ariko bitewe n'amagambo Bishop Claude ajambwiye numva mu mutima biranze tuhereze Yesu cyubahiro haleluya amen numva biranze ko nihangana ndavuga ngo nta kundi nubwo ndi mu bihe bitoroshe reka ngende rero ndashima Imana mama ntabwo nshidikanya ko yageze mu ijuru kubera yuko yakoreye Imana neza yagiye kuba antegurira nzamusangayo tuvuge ngo amen hanyuma uyu munsi rero ndanezerewe cyane mfashe umwanya munini mwihangane nezejwe n'Imana mu mutima kongera kubona abantu bangana gutya bagaragiye Bishop Claude ni umugabo nabonye afite umutima mwiza nta shari agira urukundo nubwo tutaricara ngo tuganire byimbitse ariko dufite ukuntu tumenyana siko bimeze tugira n'impano zibasha kumenya abantu no kugenzura izindi mpano cyangwa indi myuka tuvuge ngo amen Bishop Claude ni umukozi w'Imana Bishop Claude ni umuntu w'Imana ni umugabo w'Imana rwose ndamuhamirije ntekereza ko n'abaturanyi hano babizi kundusha tugire gutya haleluya Yesu ashimwe cyane ya rero nanjye ndi umubishop ndi umukozi w'Imana muri Creme Ministry ndashima Imana kubwira izina ryiza Imana yaduhaye mu isi ni umuco wa Afrika kandi Bibiliya iravuga ngo turi umuco w'isi haleluya kandi turi umunyu w'isi iyo umunyu ushize uburyohe ujugunwa hariya mu muhanda ugakandagirwa n'abantu ariko twebwe turi umunyu w'isi utarata garante utarashira uburyohe haleluya Imana ishimwe turimo turarwanirira izina rya Yesu kugira ngo rye gutukwa tugarura abantu kuri Yesu kugira ngo basubiye inyuma bagaruke ku murimo haleluya turimo kubabaza ngo ninde wabahaye ikonji Imana ibahereze umugisha Imana iduhana umugisha ndabakunda mu izina rya Yesu arakoze reka twakire na mwene data haleluya